Yesu ashimwe, hari ibintu byahishwe ariko usabwa kumenya uko byagenda kose. Hari amagambo ujya wumva umwana wawe azabyisangamo, abagukomokaho bose ndetse nawe wabyisanzemo. Ababyeyi abatubanjirije, abaremwe Adamu na Eva nabo babyisanzemo. Rero usabwa kumenya ukuri kuzuye. Naje kugira igitekerezo ndavuga ngo ubundi Satani ni iki? Satani yabayeho, Satani ni ibintu twimajina, ni ibintu turota, byagenze gute? Noneho nza kubaza mushiki wanjye witwa Eyari, ndamubaza ngo ese koko Satani abaho? Ikintu yambwiye ngo amakuru ndayafite ni uko Satani abaho, ngo ni umwanzi w'isi kandi akaba umushukanyi ku bantu. Ndavuga ngo koko se Satani abaho cyangwa ni igitekerezo, imagination? Arambwira ngo reka nkubwire ngo uze gusoma ijambo ry'Imana riboneka muri Yobu igice cya mbere ku murongo wa 6 kugera kuri 12. Harimo ijambo rivuga ngo Satani igihe abana b'Imana bari bagiye gusanga Imana, bagiye kuyitemberera, bagiye kuyisura, na Satani yagiyeyo. Noneho Uwiteka abaza Satani ngo uje kumara iki hano? Ese ngo warebye mu isi ubona ukuntu abantu babayeho neza, ubona n'umugaragu wanjye witwa Yobu. Icyo kiganiro yagiranye n'Imana, ibyo ni ibihamya cyerekana yuko Satani abaho. Noneho mbwira mushuti wanjye ngo none se wampaye ingero zifatika zerekana umumaro n'ibyo Satani akora ku isi. Satani yambwiye ngo, mushuti wanjye yambwiye ngo reka nkubwire ngo buriya Satani ni ikiremwa cyararemwe, ari umwamarayika ariko aza kwigomeka. Aje kwigomeka aza kugira imbaraga zitandukana n'ubushake bw'Imana, noneho bigatuma agwanya Imana, akagwanya ibyaremwe n'Imana bitewe yuko yigometse. Irambwira ngo icyo Satani ashinzwe, icyo ashize imbere ni ukugira ngo ashuke umuntu atazajya mu ijuru, ni ukugira ngo ateshe agaciro iby'Imana yavuze ku buzima bwacu, ni ukugira ngo ahagarike icyo umugambi Imana, ahagarike umugambi w'Imana ifite ku bantu. Rero ndagira ngo nkubwire kugira ngo urwanye Satani icyo usabwa ni ukwihana, ugasenga Imana ikaguha imbaraga. Satani aho afite imbaraga arakora. Nakagaruka ibiganiro byacu, kora subscribe.